Regis niwe wakwise Semuhungu. Nahinduwe umutinganyi. Semuhungu yarabikunze. Arampamagara ashize icyumweru yaranyandikiye. Ambwira ati nibwo batuze kubonana. Atangira kumpuza n'abantu bamukunda. Mia ni inshuti yanjye, irenze kuri ibyo ni best. Ubu ninjye nshatse nanavuga ko ari girlfriend wanjye. Twiyumvanamo. Kundi kumusangira se nukuye. Niwe watandukanyije Ben na Mia cyane ko igihe bo bari mu rukundo nayo ntaraba close cyane na Mia, ariko wenda hari igihe runaka dushobora kubitangaza bibaye ngombwa. Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi natembereye nagiye kureba umwe mu basore bazwi bakina sinema hano mu Rwanda, nyakubahwa Semuhungu. Umeze neza? Meze neza cyane. Ese Semuhungu uraryitaba? Yego, ndaryitaba. Yego, ni izina ry'akazi. Ni izina ry'akazi? Yego. Witwa Semuhungu se ubusanzwe? Oya. Ni izina nahawe igihe najyaga gukina filime kwa Regis Skit. Yego. Ararimpa nk'izina nyine ngomba gukoresha nk'umukinnyi. Yego. So niyo umuntu yampamagaye Semuhungu mitamenya ko yambonye muri iyo projet ni ngombwa kwitaba. Yego. Regis niwe wakwise Semuhungu. Yego. Ubwo ngubwo se ntabwo ujye ubabazwa nuko Regis kuba Regis yarakugize umutinganyi ntabwo bikubabaza? Oya, ntabwo yangize umutinganyi, ahubwo yangize umwacteur. Yakugize umwacteur? Yego. Ariko acting iki? Acting, okay, yangize umwacteur. Okay, ngende kuri iryo zina rya Semuhungu. Yangize umwacteur wactinga imico y'abatinganyi. Yego. Cyangwa abaryamana bahuje ibitsina niko bayita. Yego, mu buryo busobanutse. Yego. Ubona ataraguye mu cyese? Oya. Ntabwo yampumukiye kubera ko akazi umuntu akwinjijemo ntago akakwinjizamo uko kwanga. So rero kuko kari akazi ntago yamemukiye. Yep. Kuki se n'abandi bahungu yabigize? Burya abakinnyi ba filime baba bafite uburyo bakinamo amarole agiye atandukanye. Yego. So rero ashobora kunyitegereza akabona role afite. Yego. Ni njyewe ubasha kuba yayikoraho casting nkayitsinda. So rero hari n'abandi aba yagiye akoresha ama casting bagatsindwa. So rero nta nubwo navuga ko ari ibintu naboneye ubuntu. Ni ibintu byansabye kubyitoza birakunda. Mbere ajya gutekereza ko uzakina iyo role mbere? Oya, ntabwo nigeze mbitekereza. None se yego no mu busanzwe nayo isanzwe hina n'izindi role. Yego. Iyo ngiyo nayo ntarayigerageza na rimwe. Yego. Nyigerageje birakunda, abari ngiye bahitamo kuba nayikora. Yego. None se ubusanzwe ko nyambona abandi bantu bactinga kuri nkabona no hanze ya kamera niko abameze. No hanze ya kamera niko umeze? Nawe ubwawe unyitegereje wakwiha igisubizo. Yego. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu okay, mu cyumweru cyashize iyi role twakinnye y'umugabo w'imfubyi. Iyo role njye bayihaye. Bivuze ngo nakinnye ndi imfubyi mbabaje, amateka yanjye yahise ari mabi. Nuvuga ngo iyo ni imico nari ndi gukina y'undi muntu, ntabwo yari imico yanjye. So niyo mpamvu rero kumbwira ngo no hanze ya kamera ushobora kwireba ukabona nimba koko ako gahinda n'ubundi ngahorana, ugahita umenya toke biriya yakinnye imbere ya kamera ni nabwo buzima bwe. Cyangwa se ko yakinnye ari umutinganyi imbere ya kamera ni nabwo buzima bwe. Audience nayo irirebera igabona igisubizo. Yego. Ariko abantu bishobora kuguteza ingaruka ukabona nk'abantu niko bagufata mu buzima busanzwe, ukabona nk'abatipe sara abatipe muhura bagashaka kugutereta. Yego, ibyo byabayeho. Byabayeho mu ntangiriro ngitangira kuzikina. Ariko kuko n'ubundi ntago nari nzi kuvuga ngo uyu nguyu no umutinganyi uso umutinganyi, ntago nari nzi kubitandukanya. Ariko tugisohora episode ya mbere nibwo
natangiye kubona mu kabari, nakwinjira mu kabari nkabona hari abajama baje banyegera bamvugisha neza, nkagira ngo muneza neza nyine usanzwe. Ariko after nkagenda mbona ko ntago ari ibisanzwe, ahubwo role nakinya muri filime niyo yatumye bantekereza, bagatekereza ko nanjye meze gutyo. So ariko mu by'ukuri gake gake uwo muhubira musobanurira ukamuganiriza akakumva. Yego. Ajya kubona, agiye kubona mbona na makeup baraziguteye. Yego. So uriya munsi rero byabanje kugorana. Njya muri casting numvaga ko okay no kwitwara nk'abakobwa byonyine. Ntago natekerezaga ko hagomba kuzo makeup, kunyambika imisatsi, kunyambika imyambarire yabo. Njya gutsinda casting ntago ibyo mbyo nari narabibwiwe, ariko tugeze ku munsi wa shoot babimbwiye mbanza kubyanga. So biba ngombwa ko shoot bayisubika, baranganiriza, bayimurira undi munsi namaze kubyumva ko nakazi ni acting. Yego. Umukunzi wabivuga iki? Cyangwa nawe ufite? Oya, kuba okay, singiye kuvuga umukunzi wanjye, ahubwo egeza mikoro hejuru no mu bandi bantu. Mikoro hejuru. No mu bandi bantu banzi ntago babifata nkaho nahinduwe umutinganye, ahubwo babifata nkaho ari akazi. Abo ni abantu banjye duhorana umunsi ku wundi. Yego. Ejo bundi nagiye kubona mbona hari filime isohotse iri gukomanga ku ipangu, irimo uriya Mia wahoze ukundana na Ben. Mbona nawe ntago nanzi kubikina kwa Regis gusa, mbona no kwa Mia naho uwa urinjiye. Yego. Uwo ngo Mia nabonye iri mu minsi myiza, uri mu rukundo rushyashya. Yego. Yego. Mia n'ubundi mu busanzwe dukorana kwa Regis Skit. Yaje kumpropose arambwira ati rero iriya role yawe narayikunze, ndifuza ko nanjye twayinjiza muri filime yanjye. Yego. Aranyaproachinga, turabiganiraho, ndamubwira ati okay, nimba wowe muri story ufite hari uburyo wayinjizamo, wanyandikira script nta kibazo nkaza. Ubwo na mbere yaho hari abandi bagiye bamproposa, ariko kuko nari mfite contrat na Regis yuko ariho ngomba kujya nyikora honyine, birafailinga nyine ntibyakunda ko bikora n'ahandi. Ariko nza kubiganiraho na Regis, arambwira ati okay, nimba ari projet dukoze n'ahandi bakaba bari kuyikunda nabo bayikora ikabyaza umusaruro, reka tuyipromotinge n'ahandi hose tujye tuyikora. Yego, niko kwinjira rero kwa Mia. Kuki utikundaniye nawe muri iriya minsi ya racing ngo kugeza aho ramutipe Scott amugutwaye? Mia mu busanzwe ni inshuti yanjye. Yego, ni inshuti yanjye. Cyangwa nawe mukundana Scott yagutwaye? Oya. Mia ntago twize dutekereza kujya okay kuba habaho feelings nk'izo hagati yanjye nawe. Kuko ni inshuti yanjye, ifirenze kuri ibyo ni best. Ni best wawe. Best. Yego. Best bya bindi bya Nyambo na Titi? Oya, nta nubwo mbizi ibyo bya Nyambo na Titi. Yego. Byo ntago mbizi. Ukango ni umukunzi wawe? Ni inshuti yanjye. Yego, umukunzi n'ubundi aba ari inshuti yawe, ari na best wawe. Ubundi ngiye shatse nanavuga ko ari girlfriend wanjye. Yego se? Ni umukobwa w'inshuti yanjye. Yego. Muzamusangira muri bangahe? Oya, kundi kumusangira se nukuye. Ni umukobwa akaba inshuti yanjye. Niwe watandukanyije Ben na Mia? Oya. Cyane ko igihe bo bari mu rukundo, nayo ntaraba close cyane na Mia ku buryo byaye kugera muri urwo rwego. Igihe Ben yari umukunzi wa Mia. Yego. Ntago nari close cyane na Mia ku buryo byaye kugera aho ngaho rwo kwa nabatandukanye. Ariko mwatangiye gukundana bakundana, mwatangiye kuba inshuti bakundana? Yego, bari kumwe. Mugenda muba inshuti gake gakeya, birangira baye besto, atandukana na Ben. Oya, mu by'ukuri hari inkuru uri gushaka kuzanamo, nyine ntiteguye kuba naganiraho. Ariko wenda hari igihe runaka dushobora kubitangaza bibaye ngombwa, ariko kugeza ubu ngubu nge mpuriye na Mia ku kazi. Yego. Naho Scott muhujwe n'iki? Scott ni inshuti yanjye. Nawe ni inshuti yawe? Yego. Uriya mujama twahuriye muri projet. Nabonye n'abantu benshi bari kuvuga ngo murasa.
yego hari naho tujyana kuri tele bakabitubwira ariko Scott ni inshuti yanjye akaba n'umuvandimwe yego akaba n'umuvandimwe ikirenze kuri ibyo niyo turi gukorana projet burya aranyorohera cyane kuba twabasha gukinana. Kubera iki? Twiyumvanamo. Yego. Bigenda bito kugira ngo uyumvanemo n'umuhungu? Impamvu ya mbere n'umuntu. Yego. Kuba ari umuhungu suko ntago ari cyo kintu nagenderaho ahubwo n'umuntu kimwe n'umukobwa. Yego. So navuga ko ikiremwa muntu cyose yego ni ngombwa muhuze mu bishuti muganire musharinga amayide so nimwumva ibitekerezo byanyu biri kugendana muyumvanemo mutekereze byinshi birushijeho. Yego. Ese udakora film ari gukora iki? Ku munyamakuru. Yego wigeze ko munyamakuru? Yego. Nkirangiza segonderi nabaye umunyamakuru kuri Authentique. Mva kuri Authentique njya kuri Sana. Mva kuri Sana njya kuri Contact. Uza kubivamo utese? Nabivuyemo n'ubundi mbonye kandi kazi mbisimbuje kandi kazi. Wabonye n'amafaranga arimo? Oya. Bivuga ngo akazi kose kagira amafaranga ahubwo ntago kagira amafaranga wowe ukeneye. Kuko umunsi ku wundi dukenera ibirushije ku byo tubona. So rero ntago nabivuyemo ko biri kumpa nta mafaranga abirimo ahubwo kuko yo nashakaga ntarindi ko yabona. Yego. Ubwo ari kubura timu nde wowe? Nari kohonye ko basigara amatimu. Nari kuba timu nde gute wansobanurira? Urumva ko unabonye benshi bariganje mu matimu, timu B na timu B n'ubundi. Yego. Wowe ari kuburiye timu. Oya birumvikana. Timu B abari timu B. Nyine ubwo ari kubiye ya Ben ya Melody. Cyane rwose birumvikana Ben imbere cyane. Yaman. Yego. Kubera iki? Ni legend. Icyo ni icyambere. Icya kabiri azi kuririmba. Icya gatatu ni umwanditsi mwiza. Icya kane agira discipline. Yego. Icya gatanu? Icya gatanu ni umuntu mwiza. Ibyo byose na Melody arabigira ibyo uvuze. Ibyo ngibyo ntago icyambere navuze Melody ntago ari legend kuko aracyari mu kibuga aracyashakisha impamvu zatuma yaba umulegend mu gihugu. Ariko ntumusani nk'abandi bose brother. Yego. Akaba ari ikintu cyakubabaje kuba watangira career yawe ya cinema. Ikintu cyambabaje. Yego. Hari uburyo tujya mu casting. Yego. Ukanahitwamo bivuze ngo role uri guhatanira kuba wakina ukanayitsindira. Yego. Ariko bikarangira baguciye iruhande bakayihunda umuntu ko hari ubushobozi yatanze wowe utarufite kugira ngo butange cyane ko utarunasobanukiye ko bica muri izo nzira zo kugira ngo bagukoreshe examen hanyuma after ugende utanga akantu aba ari wowe utsindira isoko ryo ko wajya gukina movie hanze y'igihugu. Yego. Icyo kintu nicyo kintu mvuga ko cyambabaje. Yego. Ese uretse gukina muri timu ya Regis ni hari indi timu wakinnye yindi? Ntago nagiye nkina ari timu ahubwo nagendaga ari akazi nkina muri filime ikarangira nkahembwa nkagenda. Nakinnye muri filime yitwaga Intsinzi. Yego. Intsinzi nari nyihuriyemo na ba Fabiola na ba Mutoni. Yego. Na ba na Nkaka. Yego. Ni yakera 2016. Yego. Ni nayo filime nakinnyemo bwa mbere na mbere. Nyuma yaho nisanga muri filime y'uruhererekane. Sinigeze nyibona hano mu Rwanda gusa twarayikinnye irarangira. Ubwo ntekereza ko yagurishijwe mu bindi bihugu. Yego. Yego. Umukinnyi udasanzwe kuri mu Rwanda ni uwuhe? Umukinnyi udasanzwe kuri ngiye mu Rwanda. Icyo ni ikibazo cyankomerera guhita ngisubiza kubera ko igihe nafashe gahunda yo kuvuga ati noneho ninjire muri sinema bya nyabyo. Kuko icyo gihe kuva 2016
ntago nari ndi muri sinema neza, nari nkiri mu kazi ariko ntaraha imbaraga cyane sinema. So 2024 nibwo natangiye gutekereza noneho uburyo nakwinjira muri sinema mu buryo buziguye, nkayijyamo n'imbaraga zanjye. Kugeza ubu ngubu abakinnyi bose mbona muri sinema mu Rwanda, abo dukorana ni good, babirimo neza, ariko ntago nabasha guhita mvuga ngo uyu nguyu ni nasumbisha abandi. Ariko birashoboka. Ntago ugira dadi wowe? Oya. Ntago ugira uwe wita dadi? Oya. Nta n'ubona ukwiriye kwitwa dadi muri sinema? Ndamubona ariko ntago ubu namuvuga. Ninde? Ntago namuvuga. Ejo bundi nagiye kumva numva uyu nguyu Kiramani arimo arabwira Clapton ati wowe warambabaje kubera iki abandi banyita dadi ukumva ko utanyita dadi. Nkubwire ahita amubwira n'ibintu amumenyesha amurusha, ati we nkurusha ibintu byinshi, nakoze amafilime amamiliyoni. Wowe mu bantu batemera ko Kiramani agomba kwitwa dadi? Okay, ndamwemera. Ibyo akora abikora neza, ni umuhanga. Ariko mu by'ukuri ntago njye nshobora kumufata ngo mushyire ku rwego ashaka ko mushyiraho. Yego. Ahubwo njye ninjye utekereza urwego ngomba kumushyiraho. Nimba Clapton atarageza ku rwego kuba yamwita dadi, bivuze ngo imbere yiwe ntago ari dadi. Cyane ko Clapton ashobora no kuba afite undi. Yego. Undi ashobora kwita iryo zina, ariko ntabyite. Yego. Uwo wiyita ngo ni Major Kiramani. Yego. Ariko mu by'ukuri ni umuhanga. Nta nubwo iryo zina narimukuraho, nimba hari abarimwita ni bon courage. Yego. Nanjye rero igihe kizagera mbone ko nkwiye kuri kwita. Kuri mwita. Yego. Ubwo rero wowe ubwo nawe nagura aka kanya urarimwita? Muri aka kanya ntago basi no tuvuga mwactrice basi mwactrice. Yes. Yego. Umwactrice ubona urenze basi ubwo tuyi ngoyo arashoboye. Mu Rwanda rero dufite abactrice benshi, kandi bose bashoboye. So rero n'ubundi ntago nta numwe wavuga, ntago navuga ngo uyu. Gusa ababikora mwese no kuri courage, mubirimo neza, kandi bizagera kure. Tujye kuri role yuko bakwise Semuhungu. Umuntu arifata ati wakwita Semuhungu n'ibiki. Ingaruka wagize mu kwitwa iryo zina niri nizi? Okay, ubundi ntago iyo uri gukora projet, ntago ari ngombwa ngo abantu bose babikunde. Cyane ko niyo abantu bose muri kumwe bakwereka ko bakwishimiye, iyo bakwereka ko rwose nta ribi, burya iyo projet bigomba gufailinga. Yego. Gira negative positive bigendane. Bwa mbere na mbere nasomye comment muri filime nyine yasokeye kwa Regis, zirambabaza. Yego se? Yego. Ushaka gucika intege ngo bireke? Yego. Narabitekereje. Comment yakubabaje yari imeze ite? Hari umuhungu umwe wanditse comment aravuga ngo this guy very stupid. Ndangije nanjye ndatayipinga ndamubaza ati sure. Ahita asubiza mu Kinyarwanda ati uri ikigoryi. Yego. Birambabaza. Bakwise ikigoryi? Yego. Birakubabaza. Ariko kubw'amahirwe icyo gihe njye gusoma iyo comment nari ndi kumwe. Okay, reka muvuge, ni umuhanga cyane, twagiye tumona muri filime nyinshi. Nick Dimples twe turi kumwe kwa Izo. Mwari muri kumwe? Yego. Arangije we arambwira ngo iyo comment usomye yaranyiciye ruhande, iyo comment usomye ukanayisubiza, ati ntago byari ngombwa. Ati burya abaguca intege ujye bata inyuma y'umugongo wawe, ntukabiteho cyane ko baguca intege ko babona ko ibyo urimo bishobora kubyara akantu. Ati batabona ko byabyara akantu barakwihorera, ntago baguca intege. Kuva uwo munsi Nick Dimples yahise ahindura ibitekerezo byanjye, mpita mfata decision yo kujya mbikora ntitaye kubireba nabi, kubireba neza, ahubwo nitaye gushimisha ababikunze. Yego. Hanyuma rero Semuhungu yakubwiye iki?
Semuhungu yarabikunze. yigeze akuvugisha? Yego yarampamagaye nta Yego. nubwo nari nzi. Semuhungu yaraguhamagaye? Yego. Eh, Yarabanje nyandikira kuri Instagram. yego. Mu by'ukuri ntago nari menyereye gukoresha social media. Yego. Sinanabimenya ko yanyandikiye. Mm. Ahubwo arampamagara ashize icyumweru yaranyandikiye. Arambwira ati se ko nakwandikiye kuri Instagram ntusubize. Ndambwira ati ntabyo nabonye. Arambwira ati ntacyo, savinga nimero yanjye nimugwa tuze kubonana. Umunsi twari kubonana yahise ajya i Musanze. Ahubwo dukomeza kuba communique kuri telefone, tukajya tuvugana kuri WhatsApp. Biza no kunshimisha aba ari we muntu wa mbere watangiye kujya sharinga reels zanjye kuri Instagram ahantu hose. Atangira kumpuza n'abantu bamukunda, abashuti biwe, dutangira kujya tumenyana. So bakatangira no kujya banambracinga. Ndavuga ati okay, Semuhungu projet zanjye yarazikunze. Bivuze ko we yamaze kubona yuko ni byiza, niki cyatuma none ncika intege. Ntacyo. Ko Semuhungu yagusabye ko mubonana? Yego. Akibona video zawe? Yego. Umunsi mwari bubonaho neho agiye Musanze? Yagiye Musanze, yagiye guhostinga. Wari kugenda mu gahura? Yego. Bikagenda bitubwo? Tukaganira uko biri kose, yampamagaye ko yari afite icyo ashaka kumbwira. Yego. Birangira nyine yigiriye Musanze. Nyuma uza kumva inkuru ngo yatawe muri yombi, yafunzwe, akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Abyakiriye ute rero? Okay, kuri njyewe byarambabaje kubera ko nta mugabo useka imbohe. Byarambabaje kubera ko hari ahantu abagiye kuhamara igihe atari kwinjiza. Hari n'ibikorwa byiwe biri kwangirika, bitari gukurikiranwa nk'uko we yaba hibereye. So kandi nubundi icyo twizeye neza cyo nuko nta kitagira iherezo. Byaratubabaje bamwe muri twebwe mubumva ko nyine umuntu ni umuntu batitaye ku mico yiwe. Ariko bazagera hatahe. Yego. Ugera urabyati uravuga ati nta kundi. Nta kundi byagenda, burya rega ikosa urarihanirwa bikarangira, ukikosora ugataha ugasubira muri societe. Yego. Ntabwo wavuze iti nanjye yongeye nari gurana kiriya kibazo? Oya. Ntabwo nabitekereje. Yego. Nashaka nkubwira impamvu. Iyihe mpamvu? Yego. Yimbwire nta kibazo. Burya erega ntago umuntu agufata uko utari. Yego. Niyo agufasha uko utari uramubwira uti ngenduyo. Uti ngenduyo nguyu. Yego. Akabasha kubimenya. Rero muri dossier yiwe aho twagiye tubona ko harimo gufatwa ku ngufu, abo yafataga ku ngufu ku bwanjye ntago barisobanukirwa. Yego. Ntago biyizi. Kuko ubundi umuntu akubangamira kuko utazi uburenganzira bwawe. Iyo uzi uburenganzira bwawe uramubwira stop, yakomeza ukamurega. Ariko ntago wavuga ngo yamfashe ku ngufu. Naramubwiye ati oya, mubwira kabiri oya. Ndamwaproach ndamubwira ati nkeneye ko tuba inshuti ariko biriya ntago mbishaka. Aragomeza araforcinga kugeza ubwo agufashe ku ngufu. Nibyo nje nibajiye ku giti cyanjye. Ariko ntago nge nashyigikira cyane abo ngabo yabikoreye, ahubwo nabigisha. Abigisha. Yego. Ukabwira ino zakura bizi ko umukobwa ujya kumutereta akagukata bati reka tubanze tube inshuti bisanzwe bikazarangira abaye umukunzi. Yego. Ese kucyumva koko bitakunda. Kandi oya nakubwiye wenda twe no kugana kuri case yabo tutaza kwinjira ahantu harenze. Yego. Twino biganiro ngiye najya ngo numve wenda nimba yarabonye ko ibyo bintu wabikoze, yarabonye izo video zawe. Ariko naba navuze ati ibintu uri gukora ntago ari byo, mu gihe noneho muri kino ryafunzwe bakavuga ati ko icyo gikoresha izina rye. Ntago nkoresha izina rye. Yego. Kuko ntago yitwa Eric Semuhungu. Kandi n'ubundi hari abandi bitwa ba Eric. Yego. Nshatse nafata Eric, nshatse nafata Semuhungu, nshatse nafata Jado. Nakoresha izina ryose nshaka. Rero ntago ari izina rya nkoresha, ahubwo nkoresha izina ry'akazi. Ukoresha izina ry'akazi. Yego. Semuhungu gusa?
nabonye Yego. yafunguye cano Semuhungu yego. cano yawe ugiye kuzacisha izihe projet? N'ubundi ni filime. Yego Ni filime n'ubundi nzajya ncishaho mu minsi mike cyane, ntangira msohore zimwe mu zo maze iminsi shootinga. Eka n'ubundi ni projet nziza nabanje kwicara ntekerezaho zifatira umwanya. So kuko abanyarwanda bankunze nagiye mbibona, nanjye ntago nabaha ibintu bibi. Ndi gutegura byiza kugira ngo mubashe kwishima. Bivuze ngo nge ndi hano kugira ngo mbashimishe. Yego. Kandi ugiye gutangira kubatamo projet zitandukanye. Yego. Itandukaniro ryawe uzakora ni iri ritandukanye n'iry'abandi. Ko mbona abandi filime bazijyamo bahita bazivamo. Yego. Abandi bakajyamo kumva ngo bakennye. Erega buriya ubukene buba hose. Yego, kandi iminsi yose nta gisa. Yego. Kandi ibyo dukora ntago bitwinjiriza nk'uko tubishaka. Ntago income tuba dutegereje iyo tubona. Ariko kuko tuba tuzi neza ko ibintu byose ari gake gake, niyo mpamvu n'ubundi dukomeza tugapushinga. So rero n'abandi script nziza, icyo ni icya mbere. Ishusho ryiza, icyo ni icya kabiri. Production nziza cyane. Nicyo kintu wigira kuri Regis? Regis ni umuhanga. Umuzi wese agomba kuba abizi ko Regis ari umuhanga. Regis aratekereza. Kandi ntagacika intege mu kazi. Yego. Ikindi arwanira ishyaka ry'akazi kiwe. Ntago ashobora gucika intege ngo ave mu kazi kubera ko ngo yacitse intege. Never, ntago yacika intege muri make. Yego. Kubijyanye n'urukundo, mu rukundo mwigiraho iki? Mu rukundo gute? Mu rukundo nyine hari ukuntu ubana n'umuntu avuga ati uyu muntu ngewe aranyinspira bitewe wenda n'uburyo yiberaniraho. Ubuzima bw'urukundo si bubaho se? Ndagira ngo nsobanurire. Nyine ubuzima bw'urukundo bubaho. Uruvuga hari ubuzima bw'akazi hakaba n'ubuzima bw'urukundo, sibyo? Tuvuga imibanire yanjye nawe. Yego. Wandi kuvuga ku cyo umwigira nushaka muri rusange, uburyo muri societe ubona biba bimeze. Yego. Mu buzima bw'urukundo kwa kuno umuntu aba tuvuge hari umuntu uba afite umukunzi, sibyo? Ariko biratuma nza kukuzana amakupura atandukanye kandi wenda ntago bishobora kuza kunyorohera kugira ngo numve. Yego. Urabona nk'urugero tuzi amakupura atandukanye, tuzi wenda nk'uburyo tubona Clement na Shemusa couple za uburyo ziba zimeze, ba Christiana Linda n'abandi batandukanye benshi uburyo baba bameze, ndetse kandi nyine ajya nkubwire wenda mu bijyanye n'urukundo umwigiraho iki? Urumva impamvu nayo nkwaje nuko urumva nko muri kino gihe ari single. Yego. Nta muntu afite. Yego. Ariko akaba ari umuntu wagiye ahura n'ibibazo bitandukanye, urabizi wakundanaga n'uyu, uyu ari kumwe n'uyu, ibintu nk'ibyo. Yego. Regis rero agahinda ke. Yego. Regis mu bijyanye n'urukundo ndumva ntacyo nabivugaho. Yego, ni ubuzima bwe buri personal, afite uburyo bimanaginga. Yego. Gusa icyo navuga nuko iyo atakaje umukunzi bimutwara igihe kinini cyo kongera kwitondera kureba uwo yakongera kwinjiza mu mutima we. Ntagahubuka. Yego. Icyo nicyo cyiza. Yego. Noneho ikibi nuko iyo abonye iyo ageze igihe none cyo kuvuga uti mpisemo umukunzi, baramutenguha. Ubona rero impamvu ituma mutenguha rero? Njyewe ntago nzi realite y'iby'urukundo rwiwe, ariko njyewe ngenekereje nkakoresha imboni y'amaso yanjye, mbona ko ari ukubera ko abakobwa bakunda amafaranga. Kwese saa yafite? Arayafite, ariko
turabizi neza yuko ayo mfite uyu munsi ntago umukobwa turi gukundana ariyo azaba agikeneye mu myaka 3 iri imbere. Bivuze ngo azakenera ufite arenza ayo mfite mu gihe ngewe ayanjye atarakomeza. Nkuko nawe ayo ufite aka kanya nta kintu azakumara mu minsi iri imbere. Yego, niko bigenda. Tuganiriyemo tugize igihe cyo kuganira. Ariko ubundi uretse Semuhungu harya buri izina rya rindi ujya urivuga? Yego. Nuvuga ngo uretse Semuhungu ubundi nitwa Bitoto. Yego. Ubwo ni Bitoto Emmy Blaze. Emmy Blaze. Yego. Kuri social media witwa? Kuri social media nitwa Afro Rwanda, ariko mu minsi mike yandabihindura. Yego. Yego. Urabina. Ese nkubaze uretse Semuhungu nta bindi byamamare byigeze bikwandikira? Bishaka kubaza kurira content? Oya. Uretse ubundi ahanini. Yego. Ahanini nabagendanye na filime niyo banagiye mbona contact zabo. Yego. Wenda abanyamuziki ni bakeya. Yego. Ni bakeya kubera ko bo bashakaga ngo acting muri filime mu ndirimbo zabo. Yego. Ariko ku bwanjye nkabona ntago bihuye. Ntago bihuye nkabyanga. Abamuvi bo abo twagiye dukatira bitewe nuko yari kiri content yo kwa Regis tutarifuza kuyagurira handi. Bo twagiye tubahakanira, ariko ubu ngubu noneho content iri available, abashaka dukora twakorana rwose nta kibazo. Aba hano hose uremera kuyikora? Yego, ahantu hose ubu ngubu nemerewe kuyikoresha. Contract yararangiye? Contract yararangiye? Oya, si uko yarangiye, ahubwo nuko twifuje kwagura business. Uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'imikino, uburyo bwo gushimisha abantu ahantu hagiye hatandukanye. Nibwo rwego nyine twabishizemo. Yego. Ubwo rero nuko bimeze. Twisoreze, umuntu ushaka kuvugisha ubwo yakubona ku mbuga zihe? Kuzihe mbuga? Ni kuri wavuze kuri yakubona gute umuntu ushaka kuvugisha? Kugeza ubu ngubu umuntu ushaka kuba yamvugisha ashobora kugenda akandika kuri Instagram Bad Influencer, akandika kuri TikTok Afro Rwanda, na Facebook ni Afro Rwanda. Yego. Ndumva nizo ngizo. Hanyuma YouTube channel nshyashya iri gutegurirwa filme mu minsi mike cyane, muratangira mubone notification kuri screen zanyu, hanyuma playing mudushyigikire natwe tubaho ibyishimo. Yego. Sawa, urakoze. Ereka mushimire, wakoze cyane. Namwe murakoze.